Alaska niyo leta nini kurusha izindi zose zigize leta zunze ubumwe za Amerika. Niho usanga umusozi muremure kurusha indi yose mu gihugu, parike nini kurusha izindi, ndetse n'inkombe z'inyanja ziruta izindi zose zifatanyije. Ku bantu bemera inyigisho z'abazwi nk'abasobanukiwe ukuri ancient astronaut theorist, ubuhangange bw'ishyamba rya Alaska rituwemo n'abantu bake cyane buhisha amabanga menshi ashobora kuba afitanye isano n'ibinyamuziba byaturutse ahandi, ibizwi nka extraterrestre. Muri ako karere kandi hakunze kuboneka ibintu bitangaje n'ibidasobanutse. Havugwa kandi ibikorwa by'ubuyobe ibizwi nka activité paranormale, kugaragara kw'ibiremwa bidasanzwe ndetse n'inyamaswa zidasanzwe zivugwa mu bihe bitandukanye, kimwe no kugaragara kw'indege zidasanzwe zizwi nka UFO unidentified flying object n'imirasire y'urumuri rw'amayobera. Muri ako karere kazwiho ibikorwa bidasanzwe hagaragaramo kandi umusozi wa Mount Hayes, umwe mu misozi miremire ya Alaska ukunda kuvugwaho kugaragaraho izo ndege zidasanzwe mu buryo bukabije. Abantu benshi bavuze ko babonye uduce tw'urumuri cyangwa ibikoresho bimeze nk'amasafuriya y'ibiguruka bidasanzwe biguruka hafi y'uwo musozi. Murakaza neza ku Amayobera TV, urubuga rwihariye rugamije gucukumbura no kugaragaza ibintu bihishe, amabanga atavugwa n'amayobera akomeje kuyobera isi n'abantu bayo kuva kera kugeza uyu munsi wa none. Hano niho ukuri kutavugwa mu ruhame guhura n'ibibazo bikomeye abantu benshi batinya kubaza. Dusesengura mu buryo bwimbitse byabaye n'ibikibera mu isi, tugatanga umucyo ku bintu by'amarenga, ibihishwe n'amateka ndetse n'ibimenyetso by'amayobera bikigaragara mu buzima bwa muntu. Wicikwa n'amabanga, amayobera n'ibitavugwa rumwe tubagezaho muri buri kiganiro tubategurira kuri iyi sheni yacu kandi yanyu. Muri make, aha niho honyine wasanga ibintu bidasanzwe utapfa kumva ahandi. Icyo bigusaba rero ni ugukanda subscribe ndetse no gukanda ku nzogera kugira ngo ubone amakuru mashya mbere y'abandi. Niba kandi hari amayobera akomeje kugucanga nawe, yadusangize mu gice cy'ibitekerezo cyangwa se comment, natwe tuzagaruka tukubwira ibicanganye kurushaho n'uburyo wabyitwaramo. Kandi niba wakunze ibiganiro by'amayobera, ibuka kubisangiza inshuti n'abavandimwe kugira ngo twaguke kurusha uko tumeze uyu munsi wa none. Nge ndi mugira bangati, umucukumbuzi w'ibishwe n'amayobera atavugwaho rumwe. Mbaye ikaze muri uru rugendo. Kugeza ubu nta nzira ibaho ijya hejuru y'uwo musozi. Inzira yonyine yo kuwugeraho ni ugutega indege, kandi abantu bake cyane nibo bashobora kubyifuza. Bityo harakibazwa ibintu bikurikira: aya matara cyangwa ibyo bintu biguruka hafi y'uwo musozi ni ibiki? Mu gihe cy'imyaka myinshi, ubuhamya bw'ababibonye nibwo bwonyine bwashingirwagaho mu kuvuga ko Mount Hayes ari ahantu hakunze kugaragaraho ibikorwa by'ibinyabuzima bishobora kuba bituruka ahandi hatari kuri iyi si dutuye. Ariko mu mwaka w'1995 impapuro za CIA zatangajwe ku mugaragaro zagaragaje ko Mount Hayes wari ugize igice cy'umushinga w'ibanga witwaga Stargate Project. Mu bushakashatsi bwakorewe muri izo nyandiko havuyemo amakuru avuga ko munsi ya Mount Hayes hashobora kuba hari ikigo cy'ibinyabuzima bituruka ku yindi mibumbe mu isanzure, alien base, cyubaswe mu ibanga rikomeye na leta zunze ubumwe za Amerika. Ese koko aha hantu haba hari ikibuga cyangwa ikigo cy'ibinyabuzima by'ibinyamahanga mu butaka bwa Alaska? Nubwo ibyo bitekerezo bisa nkaho bidashoboka, mu mwaka w'1992 abahanga mu by'ubutaka geologists bo muri leta zunze ubumwe za Amerika bavumbuye ikintu gifite ishusho ya piramide giherereye munsi y'umusozi wa Mount Denali. Ibikoresho bipima imitingito byagaragaje ko iyo piramide ifite metero zirenga 150 z'ubujyakuzimu, ifite kandi uburebure bwa metero 550, kandi iri muri kilometero 210 uvuye kuri Mount Hayes. Abashakashatsi benshi bemera ko ari inyubako yakozwe n'abantu cyangwa ibindi binyabuzima, artificial structure, bakayita dark pyramid cyangwa se piramide y'umwijima. Iyo dark pyramid bivugwa ko ari inyubako nini cyane iruta kabiri piramide nkuru ya Giza mu Misiri, kandi kabikozwe mu ibuye ry'umukara. Umunyamakuru ukora iperereza witwa Linda Moulton Howe umaze imyaka myinshi akora ubushakashatsi kuri iyo piramide, akaba yaravuganye n'abantu benshi bavuga ko bayifiteho amakuru yihariye. Harimo n'umugabo wavuze ko se yabashije kwinjiramo. Uwo mugabo yavuze ko se yakoraga muri Western Electric, akaba yari umutekinisiye w'ubumenyi mu by'amashanyarazi, hanyuma agahamagazwa kujya aho hantu hakorwaga akazi kadasanzwe mu burengerazuba bwa Mount Denali. Se yamubwiye ko aho hantu hari esanseri nini ivuye ku butaka igera munsi y'ubutaka. Aho hari ibyumba binini kandi ibiro n'ibikoresho by'ikoranabuhanga bigezweho. Yaje gusobanurirwa ko aho hantu ari mu mizi ya piramide, kandi buri ruhande rw'iyo piramide rwari rufite ibiro byakoraga igenzura ry'ingufu zituruka muri iyo nyubako. Se yabwiye umuhungu ati, twari gupima ingufu zituruka muri iyo piramide zashoboraga gutanga amashanyarazi angana n'ayakoreshwa n'igihugu cyose cya Canada. Ibyo byose byatumye benshi bibaza niba iyo dark pyramid cyangwa se iyo piramide y'umwijima itaba ari uruganda rukomeye rw'amashanyarazi cyangwa ikigo cy'ibinyabuzima bidasanzwe gishinzwe ingufu z'ikirere. Mu birwa bya Ateye byo muri Alaska, aho umupilote witwa Theo yabonye indege enye zidasanzwe mu kirere, hashize igihe kirekire havugwa ibintu bitangaje.
guhera mu mwaka wa 1945 ingabo za Amerika zabonye ikintu kimeze nka UFO kivuye mu mazi hafi y'ikirwa cya Ateye. Kuva icyo gihe hafi y'ibirwa bya Ateye hakunze kugaragara indege n'imirasire bidasanzwe, kandi muri ibyo birwa habarizwa imisozi y'ibirunga 57. Hari n'amakuru avuga ko imwe muri iyo misozi ikunze kugaragaraho ibikorwa bitaramenyekana neza, ariko mu burasirazuba bw'ibyo birwa hari agace kazwi cyane ku isi yose kubera ibyo bintu bitangaje bita Alaska Triangle. Aho gace kagizwe n'uturere tugera hagati y'imisozi ya Anchorage, Juneau na Barrow, gakurikirana kandi imbibi zihuza Canada na Alaska. Aho karere kagereranywa na Triangle de Bermuda cyangwa se Triangle ya Bermuda, aho haba ibintu bitangaje kandi bitagira ibisobanuro. Muri ako gace kimwe n'ahandi twavuze haruguru hagaragaramo kenshi umusozi wa Mount Hayes uzwi cyane nk'ahantu hibasiwe n'ibikorwa by'ibinyabuzima bidasanzwe, ibyo bita UFO sightings. Abantu benshi bamaze kubona indege zidasanzwe, ibisa n'amasafuriya y'indege ndetse n'imirasire itangaje y'umucyo iguruka hafi cyangwa hejuru y'umusozi wa Mount Hayes muri Alaska. Uwo musozi nturimo inzira n'imwe irenga hejuru, kandi uburyo bumwe bwo kuwugeraho ni ugutega indege, ibintu abantu bake cyane bashobora kwigezaho cyangwa bashobora gukora. Ibyo byatumye benshi bibaza bati ni ibiki biguruka hafi ya Mount Hayes. Mu gihe cy'imyaka myinshi ubuhamya bw'ababibonye bwonyine bwo bwashingiweho mu kuvuga ko uwo musozi ari ahantu hakunze kugaragaramo ibinyabuzima by'ibinyamahanga cyangwa se bituruka ku yindi mibumbi. Gusa mu mwaka wa 1995 impapuro za CIA zagaragaje ko Mount Hayes yari igice gikomeye cy'umushinga w'ibanga cyane wa leta witwaga Project Stargate. Abashakashatsi basuzumaga inyandiko za CIA babonye ibimenyetso bigaragaza ko munsi ya Mount Hayes hashobora kuba hari ikigo cy'ibinyamuzima bituruka ku yindi mibumbi, Alien Underground Base, nk'uko byari byanditse muri ayo makuru. Abashakashatsi batangajwe cyane no gusanga ayo makuru avugwa mu nyandiko za leta zemewe. Ikindi cyabateye amatsiko ni ukuntu ayo makuru yabonetse. Muri za nyandiko za Stargate hasobanurwa ko ayo makuru yavuyemo binyuze mu buryo bw'ibanga bwo gukoresha ubushobozi bwo kureba ibintu biri kure, technique called remote viewing. Remote viewing ni nko gusohora ishusho mu bitekerezo. Ubu buryo bwakoreshejwe na CIA mu gihe cy'intambara y'ubutita Cold War. Ubu ni uburyo bwo gukoresha imbaraga z'ubumenyi bwo mu mutwe, ibizwi nka psychic ability ku bantu bazi ibijyanye n'indwara zo mu mutwe, aho umuntu ashobora kubona cyangwa kumva ibiri kubera ahantu atari. Umushinga wa Stargate wari ugamije gukoresha abo bantu b'abakozi bo mu mutwe abazwi nka psychic spies mu gushakisha amakuru ku by'Uburusiya icyahoze ari Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti bwakoraga muri icyo gihe. Umwe mu bantu bamenyekanye cyane muri uwo mushinga ni Pat Price, wari ufite impano idasanzwe muri urwo rwego. Niwe wa mbere wavuze ko yabonye ikigo cy'ibinyamuzima bidasanzwe munsi ya Mount Hayes. Price yavuga ko iyo yicaraga agatekereza yabonaga ishusho y'ibiri kubera muri ako gace, kandi ibyo yavugaga byajyaga byemezwa nyuma y'ukuri. Rimwe mu gihe yakoraga remote viewing, Price yabonye ibikorwa byubatswe munsi y'umusozi, harimo imiyoboro, inzira n'udutabo twinshi, maze atangazwa cyane n'ibyo yabonaga. Avuga ko yabonye ibikoresho bya tekinike n'imashini ndetse n'ibiremwa bisa nk'ibidasanzwe, bisa n'abantu ariko bitari abantu neza, bigaragara ko bikorana n'abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo byatumye Price atangira kugira ubwoba ko yaba abonye ibintu batagombaga kubona. Yabwiye inshuti ze ko ibyo yabonye bishobora kumushyira mu kaga gakomeye. Nyuma y'igihe gito, ubwo yari i Las Vegas, Price ngo yagonganye n'umuntu mu buryo budasanzwe ubwo yinjiraga muri hoteli yitwa Stardust. Yahise yumva ububabare mu kaguru, nijoro atangira kugira intege nke. Bukeye ahura n'ibimenyetso byo gufatwa n'uburwayi bukomeye maze arapfa. Icyatunguranye kurusha ibindi ni uko ibitaro bitigeze bimenyesha umugore we, ndetse umurambo we wahise usebwa byihuse maze urashyingurwa. Ibyo byateye benshi kwibaza niba urupfu rwa Pat Price rudakwiye gufatwa nk'urupfu rw'abantu benshi bagiye bicwa mu buryo butunguranye nyuma yo gutangaza amabanga y'ibyo babonye cyangwa bamenye. Ku itariki ya 21 Gicurasi mu mwaka wa 1992 mu majyepfo y'uburengerazuba bwa Ry'Abahanyuze mu Bushinwa habereye igerageza ry'ibisasu bya kirimbuzi nuclear explosion ryakorewe munsi y'ubutaka. Ibyo bisasu byatumye haba imitingito yabonetse no ku bipimo bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ibyo bipimo byagaragaje ibintu bitangaje by'ubutaka biri mu majyaruguru y'umujyi wa Anchorage muri Alaska. Nyuma y'amezi 6 Douglas Machra wari umusirikare mu ishami rya US Army Counterintelligence yakoreraga hafi ya Fort Richardson yumvise inkuru kuri televiziyo ivuga ko ubushakashatsi bwakozwe mu butaka bwagaragaje inyubako nini ifite ishusho ya piramide iri muri kilometero 80 uvuye kuri Mount McKinley izwi kandi nka Mount Denali. Machra yahise akora ku kigo cyari cyatangaje amakuru kugira ngo asobanukirwe birushijeho, ariko bamusubiza ko nta makuru yandi ahari. Hari benshi bavuze ko kuko hari piramide yihishe munsi ya Alaska, ariko ko nta bushakashatsi bwigeze bukorwa ku buryo bweruye. Abandi bakavuga ko bushobora kuba bwarakozwe ariko leta ikabuhisha. Kubera ibyo bibazo byose,
Serge Marshall yahamagaye umunyamakuru Linda Moulton Howe uzwiho gukora iperereza ku by'amayobera. Linda yatangiye gushaka amakuru ku bantu bose bashobora kuba bazi iby'iyo piramide. Hashize igihe gito yakiriye ubutumwa buvuye ku muntu wasabye kuguma mu ibanga, avuga ko se yari enjeniyeri wabonye n'amaso y'iyo piramide y'ibanga. Uwo mugabo yavuze ko se yabanje gukora muri Navy, hanyuma akajya gukorera muri Alaska ku mushinga wihariye cyane wari uwo gukurura ingufu nyinshi zituruka munsi y'ubutaka. Mu buhamya bwatanzwe n'umwe mu bantu bavuga ko se yabonye iyo nyubako, asobanura ko hari imiyoboro yizwi nka mining shaft elevators ku buso bw'isi yagabanyaga abantu bajya munsi aho hari piramide nini cyane yubatse mu butaka. Uwo mubyeyi yakoraga nk'umuhanga mu ikoranabuhanga, kandi inshingano ze zari ugusobanukirwa ukuntu iyo piramide yoherezaga ingufu nyinshi cyane zigereranywa n'izishobora gutunga igihugu cyose cya Canada. Ariko se ntiyigeze agira byinshi abivugaho kuko ibyo yakoraga byari ibanga rikomeye rya leta. Umuhungu we avuga ko atashidikanyaga ko hari amabanga ahishwe muri ako gace ka Alaska, kandi ko hari ibintu bikomeye byabonetse byahishwe ku bushake. Abashakashatsi bamwe bemeza ko impamvu leta ihisha ayo makuru ari uko iyo piramide y'inyuma y'ubumenyi bwa muntu ishobora gutuma abantu basubira kwibaza inkomoko nyayo y'ikiremwa muntu, ndetse no kwemeza ko hariho indi si cyangwa ubwoko bw'abantu ba kera bafite ikoranabuhanga riruta iryacu uyu munsi wa none, kuko n'ubu nta bushobozi buhari bwo kongera kubaka piramide nk'iyo bivugwa ko iri munsi ya Alaska. Ese byashoboka ko nk'uko abasesenguzi baba ancient astronaut theory babivuga, leta zunze ubumwe za Amerika yabihishe piramide ya Alaska kugira ngo yite ku buryo bwo kwisobanukirwa neza no gukoresha imbaraga zayo? Mu gihe ibi byose byari bigekekwa, umupilote witwa Theo Chesler yatangaje ubuhamya bukomeye cyane ku birebana n'indege zidasanzwe yabonye hejuru ya Alaska, bivugwaho nk'imwe mu mpanuro zizewe cyane mu mateka y'iyi leta. Ibyo byabaye impamvu yatumye umwanditsi n'umushakashatsi David Childress agiye Anchorage guhura na Chesler no gusuzuma ibimenyetso by'icyo gitangaza yabonye mu kirere. Theo Chesler yari amaze imyaka irenga 35 atwara indege mu kirere cya Alaska, hafite amasaha arenga 15,000 kuguruka, kandi ntiyari yarigeze abona ikintu nk'icyo na mbere hose. Ubuhamya bwe avuga ko mu kwezi k'Ukwakira mu mwaka wa 2019 bari mu rugendo ruri mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Mount Hayes mu ntera y'ibirometero 30 uvuye ku musozi. Babonye ikintu cyasaga n'igikurura amaso cyane mu kirere. Yagize ati, twabonye ikintu kiri mu kirere cyari gifite umurizo nk'umwotsi muke uturutse inyuma. Twararebye turavuga tuti, iki ni igiki? Ariko twagendaga dusatira umusozi, icyo kintu cyarahindukaga gisa n'uruziga ruryamye, kigenda gihinduka gihagaze, maze gihagarara hafi y'umusozi nkaho gishinze neza nk'inkoni. Chesler yakomeje avuga ko icyo kintu cyari kimukiye hafi y'ikirunga, ariko cyahise gihagarara mu mwanya umwe, kandi cyakomeje gufata ishusho imwe kugeza kivuye mu maso yabo. Yakomeje agira ati, natekerezaga ko gishobora kuba ari nk'urusengero rw'umwotsi, ariko umwotsi ntushobora kuguma ahantu hamwe udashobora guhagarara. Icyo kintu cyo cyakomeje gihamye kandi cyemye neza, nta kintu gihindutseho na kimwe. Chesler yasoje agira ati, nta na rimwe nari narigeze mbona ikintu nk'icyo. Maze imyaka 35 nguruka mu kirere cya Alaska, ariko icyo cyari ikintu cyantangaje nanjye ubwanjye. Hanyuma rero hari ikintu cyaturutse muri wa musozi. Uwo musozi hari ikindi kintu cya kabiri. Icyo kintu cyaturutse mu musozi. Muri icyo gihe twari tugifite kiriya kibumbe gihagaze mu kirere. Habonetse urumuri rwererana rw'icyatsi rugaragara ku ruhande rw'umusozi ahantu hamanutse. Iyi foto yakurikiyeho niyo yerekana ibyabaye kuri cya kintu cyari gihagaze mu kirere. Hari ikintu cyarimo cyinjiramo kigahindura ishusho yacyo. Ubwo twitegerezaga ibintu bibiri bimeze nk'amababa, twarabirebye neza, ndavuga nti oya, tugiye guhita tuva aha ngaha mu buryo bwihuse. Mu by'ukuri icyo gihe ubwoba bwarushijeho kwiyongera cyane, kuko byasaga nk'ikintu kinini giteye ubwoba kukireba. Nubwo n'umusozi wari munini, ariko icyo kintu cyarigaragazaga neza nubwo twari kure yacyo nko mu birometero 40 cyangwa 50. Yego, wabyumvise neza, ni nka kilometero 40 cyangwa 50 uvuye aho twari turi. Icyo bivuze ni uko icyo kintu cyari gifite nibura metero zisaga 8,000 z'ubugari. Mu mateka y'ibyavuzwe bya mbere ku byerekeye UFO cyangwa se Unidentified Flying Object, hari igikorwa cyabaye cyerekana urutonde rw'ibintu byinshi byagaragaye byinjira mu kirunga. Kuwa 24 Kamena mu mwaka w'1947, Kenneth Arnold yari atwaye indege ye ntoya hafi ya Mount Rainier muri leta ya Washington. Yabonye ibintu 9 bimeze nk'amadisike biguruka ku muvuduko udasanzwe hejuru y'ikirere, bigahita bisohokera mu kirunga cyari hafi cyitwa Mount Adams. Habayeho raporo nyinshi zivuga ko habonetse UFO hafi y'ibirunga. Ibyo bituma umuntu yibaza ati, niki kiri muri ibyo birunga? Niki bikurura? Ikintu gitangaje kurushaho nuko ibi byabaye ari ubwa mbere, ariko habayeho n'ubundi buhamya bwa kabiri hashize amezi 6.
icyo gihe Cecil yari wenyine mu yindi ndege. Areba mu idirishya ry'ibumoso abona igicu kinini cyane kivutse nta mpamvu mu buryo budasobanutse kandi kiri hejuru cyane hakurya y'uwo musozi, ariko ntiyari yarigeze abona ikintu nk'icyo mu buzima bwe. Yakomeje agira ati ikirere cyari gisobanutse neza nta bicu birimo. Hanyuma mbona icyo gicu kivuka bitunguranye. Nari namaze gufata ifoto mbere y'uko kivuka. Ikirere cyari gisobanutse neza. Nanone icyo gicu cyahise gihindura ishusho kenshi mu buryo budasobanutse kandi butangaje. Hari nk'ikintu cy'umukara imbere muri cyo, nk'ikintu kiri munsi yacyo. Muri icyo gihe indege yari iri kuri autopilot kandi yagendaga neza nta kibazo. Inzira yari arimo yanyuraga hafi y'uwo musozi. Yagurutse inyuma areba ko byose bimeze neza, ariko abona indege iri mu murongo mubi wa degere 35 yegera ku musozi kugira ngo iwusekure. Yahise ahindura areka autopilot asubiza indege mu murongo nyawo. Byose bisa n'ibisanzwe, ariko hashize akanya gato yongeye kugwa mu murongo mubi ijya ku musozi. Byabaye kabiri. Nibwo yabonye ko hari ikibazo. Yahise afata ubuyobozi bw'indege n'amaboko ye ayitwara ubwe kandi byose bigenda neza, ariko avuga ko atari yarigeze abona autopilot ijya kwitwara gutyo ikabya indege aho itari igiye. Bivuze ko autopilot yari iri kugirwaho ingaruka n'imbaraga zidasanzwe za rukuruzi ikayobora aho itari igomba kujya. Yagize ati nibyo rwose, hari ikintu cyari imbere muri sisitemu cyumvaga imbaraga za rukuruzi kandi kikagenzura imbaraga z'indege. Ibi bisa cyane n'ibyabaye mu duce nka Bermuda Triangle cyangwa se Triangle de Bermude, aho ibikoresho by'ingendo bigenda nabi bigahindura icyerekezo cyangwa bikabura uko byisobanura bikarangira byabuze burundu. Mu myaka 70 ishize hari indege nyinshi zaburiwe irengero, harimo n'iz'ingabo. Ibi byose bihuye neza n'amayobera akiri muri leta ya Alaska. Hari abemeza ko ibyo byose bifitanye isano n'ikintu cyishe cyane mu butaka bwa Alaska gikunze kwitwa piramide ya Alaska. Ibyo byatangajwe bwa mbere mu mwaka wa 1990 ubwo hari amakuru yavuga ko hari abakozi ba leta zunze ubumwe za Amerika bakoze iperereza ryihariye mu gace kari hagati ya Anchorage na Juneau, aho byavugwaga ko habonetse umwobo munini wagiyeho n'imashini zikomeye za gisirikare. Hari abahoze bakorera mu gisirikare bavuga ko hari ibikoresho bya gisirikare bya guverinoma byakoreshejwe mu kwinjira mu butaka kugira ngo basuzume icyo kintu gisa n'urusengero cyangwa piramide yabaga munsi y'ubutaka. Abavuga ayo makuru bavuga ko iyo piramide yari nini cyane kurusha izo mu Misiri, kandi ngo yakoraga nk'isoko y'amashanyarazi cyangwa imbaraga zitazwi n'ubumenyi bwa none. Umugabo wari umwubatsi w'imashini z'ubushakashatsi yigeze kuvuga ko yakoranye n'abashakashatsi bari bashinzwe gusobanura impamvu icyo kintu cyoherezaga ingufu nyinshi zidasanzwe, ariko ntiyigeze avuga byinshi kuko ibyo byose byari ibanga rya leta. Hari abasesenguzi bavuga ko impamvu nyamukuru ibi byose byahishwe ari uko bishobora guhindura uburyo isi isobanura inkomoko y'abantu, kuko iyo piramide yaba ari ikimenyetso ko kera haba hari civilisation mpuzamahanga ifite ikoranabuhanga rikomeye kurusha iry'ubu, ishobora kuba yarashize cyangwa ikaba yaribasiwe n'ibiza bikomeye ikaba itakibaho. Ibyo nibyo bituma bamwe bavuga ko leta ya Amerika ishobora kubibitsa amabanga yerekeye urwo rusengero rwa Alaska kugeza igihe izaba imaze gusobanukirwa neza imbaraga z'icyo kintu cyangwa uburyo yazibyaza umusaruro. Hari n'abashakashatsi bita kuri ibyo nk'ibimenyetso by'aho abanyabumenyi b'inyenyeri ancient astronauts bashobora kuba barageze ku isi mu bihe bya kera bagasiga inyubako zidasanzwe nk'izo. Umwanditsi n'umuhanga mu bijyanye n'amateka y'ibyihishe David Childress yigeze kujya i Anchorage guhura n'umupilote witwa Cecil, ari nawe wagaragaje amafoto n'ubuhamya bw'ibyo yabonye ku musozi. Uyu Cecil twagiye tugarukaho yavuze ko ibyo yabonye bigaragara neza ko bitari ibisanzwe, kuko imisozi, bimwe mu bicu n'ibyuma by'indege byagiye bigira imyitwarire idasanzwe igihe cyose bari hafi yaho. Kuva icyo gihe ibikorwa byinshi by'ubushakashatsi byagiye bigerageza gusuzuma niba hari isano hagati ya piramide ya Alaska, ibimenyetso bya UFO ndetse n'ibibazo bya magnetism cyangwa se bya rukuruzi idasanzwe bigaragara muri ako gace. Nubwo nta kimenyetso cyemewe n'ubushakashatsi mpuzamahanga kigeze gisohoka, abenshi bemera ko hari ikintu gikomeye kiri mu butaka bwa Alaska, ikintu gishobora guhindura amateka y'isi yose kugeza uyu munsi wa none, igihe cyose kizaba gisobanuwe neza. Aha tugeze rero noneho, ubwo urumva ibyo byose uzabimenya bigenze gute? Ni ukuguma aha nta handi uretse ku Amayobera TV, aho tukubwira ibyo amatwi yawe atarumva, ibihishwe n'ibicanganye kuri uyu mubumbe dutuye. Ndabashimiye kunkurikira no gukomeza gushyigikira umuyoboro wacu. Ngende mugira abanga ati nk'ibisanzwe, mukomeze mugire ibihe byiza aho muri hose mu bice bitandukanye by'isi.